ntaho baza yisiyira yitwa Gatare Edimo uyu nguyu uyu muso ambaga shake atuye mu Nyakabanda afite imyaka 38. Roruye niwe wafashe uriya mukobwa aramuniga mukubita hasi, niwe wabikoze amwakashakosha. Yo hagati wambaye agapira k'ubururu niwe wambaye cya gipira ni nawe watemye, ni watemye ku ijosi, ku kuboko no ku maguru uriya mudamu. Ni mwabonye mutema na wabonye wiruka. Yitwa Hakizimana Jacques. Uriya wa mbere yitwa Gatare Edimo alias Black. Amazina ya alias AK bayita AK bayakoresha kugira ngo bijijishe aho agiye abe yakwitundi. We avuga ko acuruza butike. Hakizimana Jacques uriya wo hagati ni alias Claude, hari naho bamuzi nka Claude, niwe watemye, ni wari ufite umuhoro. Ni umuntu we mwabonye anawisha mu gipira ari yambaye. Afite imyaka 33. Atuye ku Kivugiza. Avuga ko acuruza tofu. Uwa gatatu wo hirya wambaye agapira kari k'umurongo ka Nike yitwa Jean Paul Rurangwa alias Mucezaji. Atuye Nyarufunzo Mageragere. Afite imyaka 40. Wacuruza scrap. We roruye muri kiriya gikorwa ni wateraga amabuye abaje gutabara. Ni nawe wateye amabuye imodoka yavuzaga amahoni igeraho irahunga. Urumva ko baje buri muntu afite roruye muri kiriya gikorwa. Bose bafashwe amatsa atandukanye, bajya bafatwa mu bitandukanye ahantu hatandukanye, kandi uko twafataga umwe ubundi abandi barabimenyaga. Bivuze ko barakurikiranaga kuko bari basize babwiye n'abadamu wabo ko sinzi ijambo bakoresheje, ariko bari babamenyesheje amagambo yabo ko ibintu bitameze neza, bariho bashakishwa, abantu bari bashaka batari barangira aho bari. Birumvikana ko bari bazi ko icyo bakora kizwi. Ndumva twabaturekeye aho ngaho, yenda ibindi turabivuga nko mu kanya muri sale.